Ijambo ry'umunsi. Imana ikiza. Soma Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Mperutse kuvugana na mugenzi wanjye mubaza gato ku buzima bwe bw'umwuka. Naramubajije nti ese warakijijwe? Yaransubije ati oya, ariko ndimo kubikoraho. Igihe nakomeje kumubaza yansobanuye yuko hari yarimo guhindura mu buzima bwe, ngo yari yatangiye kureka kunywa itabi ndetse no kunywa inzoga. Nari nzi ko nkwiye kumufasha gusobanukirwa n'amahame make y'ingenzi uko garantiye kugeza ubu yari ubuzima bwiza gusa. Uyu yarakeneye kumenya cyane yuko ibyo dukora cyangwa se ibyo dushobora kureka kuri Yesu bidahagije. Uwiteka ntabwo ashaka abantu bahindura ingeso nke zabo ku bushake bwabo, ahamagarira ahubwo abantu kwiyegurira Imana bose. Igikorwa cyonyine Imana yitezeho ko ugomba gushakisha ni ukwemera Yesu. Ugomba kwemera yuko Yesu uwavuga yuko ari we ari nawe ari, ko azakora ibyo avuga, ko afite ubutware bwo kubabarira, kandi ko azaba abantu bamushaka ubuzima bwo kubaho bizera Imana. Kubera ibyo bizera, umukristo mushya yahawe imbaraga zo kuva mu buzima bwe bwa kera, naho mu yandi magambo bivuze kwihana. Kubera Kristo kandi umukristo yabashije kubaho icyari mu igishya. Soma Korinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 17. Ntabwo duhinduka abantu bakijijwe iyo turetse ingeso zishaje cyangwa se iyo twigize abanyamadini beza, ahubwo duhindurwa n'imbaraga zo gukiza za Yesu Kristo iyo tumwizeye. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariye gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#Nemi-Bible-Institute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.